byahumetswe n'Imana, bigira umumaro wo kwigisha umuntu, kumuhugura. Bakunzi ba Judgment Truth Victory, ndabasuhuje nanone, mbahaye ikaze. Ubuntu n'amahoro bituruka ku mwami bikomeze kubana namwe. Amazina nitwa Urinzwe n'Imana Faustin, ukomeje kubagezaho ino gahunda ya Soma Bibiliya, aho dusoma umurongo ku murongo, byaba na ngombwa tugasoma itegeko ku itegeko, kubera yuko nicyo Bibiliya ivuga, kandi muri uwo murongo tukamenya icyo Imana iduhamagarira. Mbere y'uko dukomeza, munyemerere dusenga Imana. Mana yacu, Data wa twese, turagushimye. Uyobora intekerezo zacu muri iri jambo, uduhe kumenya neza icyo dushakaho, maze ubwo ugiye kuza tuzabane mu bwami bwawe. Amen. Bakunzi ba Judgment Truth Victory, ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, bigira umumaro wo kwigisha umuntu, kumuhugura, kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abe afite ibimukwiriye byose. Niyo mpamvu muri iki gihe mubona abantu basa nk'aho bataye umurongo, kubera ko birengagije icyo Imana yavuze, birengagije ijambo ry'Imana icyo risaba. Ndetse hari n'amagambo tuzabona Pawulo yanditse akomeye cyane, iby'abagabo bendana n'abandi bagabo ndetse n'abagore bakendana n'abandi bagore. Yaravuze ati, nta nubwo abantu babagaya, ahubwo bashima n'ababikora. Muri iki gihe isi igeze ahantu habi cyane, Imana irifuza gutabara abana bayo. Niyo mpamvu kubwo gufashwa n'Imana nifuza kuzajya mbasomera ijambo ry'Imana, maze Uwiteka akagufasha ugakuramo ibyubaka ubugingo. Reka nkushimire kuba wahisemo ubu buryo, Uwiteka akugirire neza. Nakubwiye yuko dusoma isomo ryo mu itangiriro, ndetse tugasoma n'isomo ryo mu butumwa bwiza. Iryo somo nsoma ni Imana ishaka kudufasha kugira ngo tugire icyo dukuramo. Uyu munsi mu itangiriro turi mu gice cya 4 ku murongo wa 23, aho mu itangiriro igice cya 4 twabonye ibya Kayini, tukabona ibya Abeli, tukabona uburyo Kayini yishe Abeli, ndetse tukabona n'uburyo Kayini yavuye mu maso y'Uwiteka ajya gutura mu burasirazuba bwa Enodi. Hanyuma amaze gutura aho ngaho, yaje gutera umugore we inda, babyara umwana amwita Enoki. Enoki amaze gukura, twabonye yuko Kayini uwo mwana yabyaye yahise amwitirira umudugudu yari atuyemo. Uyu rero Henoki yabyaye abana benshi, ariko amaze kubyara abana benshi, hari abana duhita twitaho uwo bita Lameki. Lameki muzabasanga mu itangira igice cya 4 guhera ku murongo wa 16 ukagera ku murongo wa 22. Aho ngaho niho tubona urubyaro rwa Lameki. Lameki rero yashatse abagore babiri, umwe yitwa Ada, undi yitwa Zira. Rero ku murongo wa 23 baravuze bati, Lameki abwira abagore be ati, Ada na Zira nimwumve ijwi ryanjye. Ada na Zira nimwumve ijwi ryanjye. Baka Lameki nimutegere amatwi amagambo yanjye. Nishe umugabo muhora kunkomeretsa, nishe umusore muhora kuntera imibyimba. Angaha Lameki niko yararimo abwira abagore be. Kubera iki se Lameki yitaye ku bagore be? Nuko inshuro nyinshi umugore afite impinduka zikomeye ku muryango. Niyo mpamvu yagombaga kubabwira amabanga yose cyangwa amagambo ari mu mutima we, kugira ngo babashe kumva neza. Nawe se ugira amahirwe yo kuganira n'umugore wawe, ukamubwira amabanga ari mu mutima wawe? Tuzareba ku murongo wa 24
ese ni iki yahise ababwira? Yababwiraga yuko bagomba kumutega amatwi bakamwumva. Ababwira yuko yishe umuntu amuhora kumukomeretsa, ndetse yishe n'umusore amutera imibyimba. Bavandimwe, kwica ni icyaha. Uwiteka abakomeze abarinde kwica. Ni nayo mpamvu mu gitabo cy'Itangiriro ku murongo mu gice cya 4 twabonye yuko amaraso ya mwene se wa Kayini cyangwa mwene nyina yaririraga cyangwa yatakiraga ku butaka. Hariya amaraso ntabwo ubuzima bw'umuntu bukomeza, ahubwo kwari ugutaka k'umutima, cyangwa byari ukumva ufite igishinza ku mutima kubera ko wakoze icyaha. Bavandimwe, Uwiteka aturinde. Icyo iri somo rinyigisha njyewe ubwanjye, rinyigisha yuko iyo ukoze icyaha ukica umuntu, ibyo bintu bigukurikirana kugeza ubwo bikubuza amahoro, kugeza ubwo mu zabukuru zawe cyangwa mu kujya guhenuka kwawe k'ubuzima wicuza impamvu wabikoze. Niyo mpamvu nkugira inama nti rinda intambwe z'ibirenge byawe, rinda intekerezo zawe, rinda ikiganza cyawe, rinda ikintu cyawe cyose, kugira ngo mu zabukuru uzavuge ibintu bizima kandi byubaka. Ikindi icyo mbona muri iri somo ni uko uyu mugabo bita Lameki yagize ubutwari bwo guhamagara abagore be akababwira ibyo yakoze. Hanyuma ku murongo wa 24 tuzabona icyo yavugaga, ndetse aza no kurengura ku rubyaro rwa se. Bavandimwe, reka Uwiteka tugirire neza kandi aduhe kumenya icyo yifuza ko tumenya, aturinde kwica kandi aduhe kurinda intambwe zacu. Nibyo nagusabira. Mu butumwa bwiza niho tugeze muri Matayo igice cya 5. Abahirwa ni bande? Abahirwa abaribo. Nkurarikira gusoma igitabo cyitwa Abahirwa ni bande, cyasohowe n'itorero ry'Abadventiste umunsi wa 7. Iki gitabo Abahirwa ni bande gisobanura neza amagambo ari muri iki gitabo cyangwa ari muri iki gice cya Matayo igice cya 5. Abahirwa abaribo. Noneho tugeze ku murongo wa 6. Amagambo abantu benshi bajya bagoreka, baravuga ngo hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka kuko aribo bazahazwa. Hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka kuko aribo bazahazwa. Bavandimwe, uzagira inzara kugira ngo uhazwe? None se uzisha inyota kugira ngo uhazwe? Oya, ahubwo ahangaha iyi nzara ni iyihe? Iyi nyota ni iyihe? Dawidi yavuze ngo uko impara yahagira ishaka amazi afutse, niko nanjye nkushakashaka. Bavandimwe, dukwiriye kugira inyota yo gushaka Imana, dukwiriye kugira inzara yo kumva dukunza no magambo. Yesu hari ikintu yavuze muri Yohana igice cya 6 ku murongo wa 33. Yaravuze ngo amagambo mbabwiye niyo mwuka kandi niyo bugingo. Bivuze ngo kugira ngo ugire ubuzima buzima ugomba kurya aya magambo, ibitekerezo byawe bikaba bizima. Ni nayo mpamvu uzabasha gusaza neza, uraga neza. Rero wifurije kugubwa neza. Uhirwe ushaka ibyo gukiranuka, uhirwe ufite inyota yo kumenya iby'Imana. Ariko ntabwo iri somo ritubuza gukora mu by'uyu mubiri, dore ko hari abaryitwaza ngo bazagira inzara, ngo bazagira inyota, ngo kugira ngo babashe guhirwa. Ntabwo ari icyo ngicyo Bibiliya yavugaga. Bibiliya yavugaga yuko dukwiriye gushaka Imana kandi dukwiriye kuyizera. Umugore witwa Ellen White ni umwanditsi w'umunyamerika ukomeye cyane. Yanditse amagambo akomeye mu gitabo cy'Ufuzwa ibihe byose, mu gitabo mu ijambo ry'ibanze. Yaranditse avuga ngo nk'uko umuntu yifuza guhora agira ibyo ararikira mu by'ubuzima, ni nako no mu by'umwuka bimeze. Imana yifuza yuko dutera intambwe ku yindi kugeza ubwo tugeze ku rugero rushyitse rw'ikigero cya Kristo.
muvandimwe rero, Uwiteka yifuza yuko tugira urugero nk'urwo yari ariho, tukabasha kuba nk'uko yavuze ngo umuntu nagukubita urushyi mu musaya umwe uhindukize no mu rundi. Kandi ibyo ngibyo yabivugaga kugira ngo umuntu ajye aca bugufi. Arongera Yesu avuga amagambo akomeye, aravuga ngo mukunde ababanga. None se mwebwe niko bimeze? Igihe rero uzaba uri kwiga no magambo, igihe uzaba wumva ufite inyota n'inzara byo gukiranuka, ndakubwiza ukuri yuko Uwiteka azagushoboza kubigeraho. Nibyo ngusabe nanjye nisabira mu izina rya Yesu, amen. Dusenge. Mana yacu, turagushimye, tugushimye ineza yawe n'ubuntu bwawe, izina ryawe rishimwe. Abana bawe bateze amatwi iri jambo, ukomeze kubayobora kandi uduhe kumva neza icyo ushaka ko twumva, mu izina rya Yesu, amen.